mu gice cyatambutse mu nkuru na Mbabazi Naguha twari twasize Kisha ari kumwe na Hamza. Kisha yaramaze kubwira Hamza ati njyewe nje hano nsanga umugabo wanjye, nje nsanga papa w'umwana wanjye. Yararimo mubwira ko umunsi baherukana baryamanye akamutera inda. Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri abangaba bombi babiri. Hamza yitegereza Kisha akamubwira ati se Kisha, ibintu uri kuvuga uri serious? Kisha ati yes, of course I'm serious. Hamza ati no way, let me hope ko naba ndi ku dreaming, maybe I'm dreaming. Undi ati ninde wakubeshye kuri kurota? Nukuri guhari, njyewe ndatwite kandi nwita inda yawe wowe Hamza. Urashaka kubihakana se? Rusenge nawe ntitwaryamanye? Hamza ati yego ndabyemera, byarabaye pe, kandi byose ni amakosa yawe. Ahari wenda icyo nakemera ni kimwe, ntago nigeze ni control, natakaje control birangira niyamanye nawe mu buryo ntateguye ndetse ntatekerezaga, ndetse ndanabyicuza pe. Uragira ngo nkubwize ukuri, ndicuza kuba nararyamanye nawe, birenze nuko nanabikubwira. I regret it. Kisha araseka akamubwira ati wabyicuza utabyicuza, I don't care. Hamza ati really? Undi ati yes. Utekereza ko naba ndi kubyicuza? Gute nabyicuza nararyamanye n'umuntu nkunda? Ese ha ukamuzi ko naba ndi kwicuza ko naryamanye nawe kandi ngutwitiye ndetse ntwitiye umugabo nkunda? Urabona iyi myaka yose ishize dukundana, njye nawe twarakundanye, nakemera kuguhomba gutyo cyenyege? Ninde wo bikubeshye? Ntago ndi uwo kuguhomba, sinshobora kuguhomba habe naka na gato. Niba ujya wicara ukanabitekereza nangwa se ukanabyimagina, byibagirwe. Hamza na Kisha baremewe kuzabana. Hamza itarakara kavuga ati who said so? Ninde wo bikubeshye se? Ninde se wo bikubwiye? Ninde se wo bivuze? Wowe uri Imana? Kisha ati kukabi nakeza, njye nawe tugomba kubana, ugomba kuba umugabo wanjye ubishaka nangwa utabishaka. Hamza ati se Kisha, uri gatumwa? Ubundi uri iki? Kisha ati ndi Kisha, wa mukobwa wakunze, umwe warara gutabonye ugasara, umwe mwashwanaga ukabura amahoro, wa wundi wabwiraga ko ukunda, wa wundi wavugaga ngo iyo utamufite ubura amahoro, wa wundi wavugaga ngo iyo mutari kumwe uba ufite irungu. Uwo rero niwe ndiwe, ntago nahindutse. Hamza ati Kisha, gabanya imikino, njyewe nanda naguteye, ndabizi neza ko iyo ari imikino. Please mvira mu buzima, jya gushaka abandi. Ese ubu tuvuge ko nta wundi musore ufite ugukunda? Nanga we nta wundi musore ufite ukunda? Nta wundi musore ufite ukunda? Mbwiza ukuri. Kisha ati rero reka nkubwire, mbere yuko ngusubiza icyo kibazo, ngiye kukubwira inkuru uraza kwihereza igisubizo. Rero Imana yararemye, irema umukobwa witwa Kisha, irangije umuha ubwiza budasanzwe, imuha ubwenge. Umunsi umwe rero yaje guhura n'umusore w'ubuzima bwe, mu rukundo rw'ubuzima bwe, barakundana. Bamaze gukundana, Kisha yaje kugira amahirwe ajya hanze, agiye gukomeza y'amasomo. Amaze kugerayo, Kisha aryoherwa n'ubuzima bwaho, yabonye byinshi byiza, hari abasore beza n'abagabo beza, ingeri zose ziriyo. Kisha yahuye n'umusore umwe rwose
w'umumetisi mwiza wanarutaga rwose urwo rukundo rw'ubuzima bwe. Barangije barakundana. Bamaze gukundana, wa musore bakundanaga atuma Kisha yibagirwa wa musore w'ubuzima bwe yari asize mu Rwanda. Birangije bitwara imyaka 3 yose Kisha atavugana n'uwo muntu. Hanyuma kubera wa mumetisi bakundanaga yari yaribagiwe ko hari uwo yasize inyuma. Byaje kurangira asubije amaso inyuma, ahera ko yumva ko yahemutse, ahitamo kugaruka. Ariko ntago yagarutse kubera ko wa mumetisi bari batandukanye, ahubwo nuko yari yamuburiye irengero. Amaze kugaruka asanga rwo rukundo rw'ubuzima bwe rwiboneye undi mukobwa. Kisha rero nta kindi kintu yagombaga gukora, yaramaze kubura byose nk'ingati imennye. Ahitamo rero nyine gutega agatego rwa rukundo rw'ubuzima bwe. Hanyuma icyo yashakaga bakigezeho. Rawureka nkubwira ukuntu abasore mutagira ubwenge mutanatekereza. Buriya umukobwa utagushaka ntago ushobora pe, ntago yatuma muryamana. Ariko umusore kabone niyo yaba yigiza nkana ukamugeraho, buriya umukobwa ushaka kugutora mu mutego nako kanya. Njyewe icyo nashakaga nakigezeho, nashakaga kuryamana nawe byonyine. Buriya kuntsinda nuko wari kunyiyima, ariko wakoze ikosa uranyiha. Njye nakuje imbere, ndimo ndakubeshya, ndimo ndagukina, mubwira ko ngiye kwiyambura ubuzima. Njye ndakubwiye ngo nakwiyica, n'uburyo ubuzima buryoshye, n'uburyo iyi si iryoshye, iryoshye kurusha ubuki dia. So rero bebe, tuza njye nawe twubake, ahubwo ugire uze mu rugo unsabe bakunshyingire, bigire inzira birangire. Kuko nyine njyewe Kisha icyo nashakaga already nakigezeho. Nashakaga wowe, kandi ndabizi neza kuba ngutwitiye byonyine ni turufu ya mbere. Iki cyo naragitsinze, ubu ni njye nawe. Ahubwo uwo Krenia nta kuntu washaka ukuntu umwibagirwa. Hamuza biramucanga, mu mutwe bikivanga, mujinya uramwica. Yegera Kisha agatangira kumuniga. Aramuniga akamuheza umwuka. Bakiri aho ngaho arimo amuniga yamuhejeje umwuka, ubona neza neza asa n'ugiye kumwambura ubuzima. Krenia yahita yinjira akaza ahamagara ati be. Undi kubera umujinya n'uburakari aba afite ntago abyitaho. Krenia yarinjira kubera ko abo waba ari kuvugisha aba yumva atari gukoma. Mu kureba abona Hamuza asa n'uri kuniga umuntu, ahita yikanga agahita aza akamwegera akamubwira ati be uri mu biki ko mbona ugiye kwica umuntu, bite byawe ubundi niki kijya mbere habaye iki? Hamuza ahita yikanga agahita arekura Kisha. Mu kumurekura Kisha arazungerera akitura hasi. Krenia yahita atangira gupanika akavuga ati wowe ko mbona ugiye kwica umuntu, dora hisagwa n'igihumure, hita umuha ubutabazi bw'ibanze. Hamuza aramwihorera akavuga ati nta kintu ndi bukore, nta kintu ndi bumufashe pe. Krenia ariko se be, ubundi niki kiri kujya mbere? Ubundi se huyizishe uyu ninde? Krenia bimubaza ari gukuramo ikote yari yambaye, agatangira guhungiza Kisha. Ashira akanya Kisha agakanguka ari kubona
asa n'utameze neza. Akanguka abona Crane yamwicaye iruhande. Crane ahita amubwira ati umeze neza? Undi ati yego meze neza. Agahita amubwira ati none se wowe kandi na Final Choice murapfa iki? Undi ati Final Choice? Final Choice ni biki? Who is Final Choice? Crane ati sorry, nashakaga kuvuga my final choice, my last choice. Undi arikanga who is he? Undi ati ndi kuvuga Hamza, ko nasanze ariko kuniga hakunigagura byagenze bite? Muri gupfa iki? Noneho ubu tuvugana yagiye no mu cyumba yifungiranye, namuvugishije yanze kumuvugisha. Wowe nawe muri gupfa iki? Ubundi se urinde wowe witwa nde ko ntakuzi? Kisha ahera akakicara akamubwira ati none se ni wowe girlfriend wa Hamza? Undi ati yego ni njyewe. Kisha ahita agatekereza akibuka uburyo Hamza ahindutse mu kanya gato akaba nk'intare, akibuka uburyo amunize mu mutima, akavuga ati nindamuka mbwiye uyu mukobwa ko ndi Kisha nkamubwira bimwe nari ndi kubwira Hamza, noneho Hamza aranyica. Kisha atangira no kugiramo akantu k'ubwoba, agahera kakabwira Crane akavuga ati njye winyitaho, ndi umuntu usanzwe kuri we, gusa nyine najyaga nkumva, yajyaga kumbwira ntajya asiba kukuvuga, buri munsi ahora ambwira kuri urukundo rw'ubuzima bwe, iteka ahora ambwira kuri umugore we, nta nubwo agufata nka girlfriend, agufata nk'umugore we. Nyine nari nkuzi ku mazina, ntabwo nari nakakubonye, gusa nyine pe yahisemo neza, uri mwiza, uri umukobwa mwiza, kandi nkurikije nuko nkubonye muri iyi minota mike menya ugira umutima mwiza. Ati ahubwo reka ngende, Hamza namurakaje, hato ataza kongera gusohoka akansanga hano bikaza kuba ibindi bindi. Kisha ahera kagasohoka, ariko asohoka ari kuzenga amarira, ari nakari kurira ikiniga ari cyose. Mu mutima aba ari kwibwira ati nibyo koko wagize amahitamo meza, wahisemo neza, uyu mukobwa aragukwiriye, Crane aragukwiriye, ni umukobwa ufite ubumuntu, nunguwe n'uburyo ateye, nunguwe n'uburyo afite umutima mwiza, ari nk'undi mukobwa nangwa se ari nkanjye mwaza nsaga uri kuniga undi mukobwa, nta nubwo namwitaho, njye nateza akavuyo n'akaduruvayo. Ariko uyu mukobwa aho bitandukanira, mbonye koko njye nawe dutandukanye, ari nayo mpamvu mukomeyeho, ari nayo mpamvu umukunda bigezaho. Hamza noneho najya nabona impamvu wumva utari kuri uriya mukobwa, impamvu wumva ari we ukeneye iruhande rwawe, wamubonyemo icyo utigeze ubona ku bandi. Nanjye twakundanye, sintekereza ko mfite umutima nk'uw'uyu mukobwa. Gusa nanone ndumva nashaka kukubwira ngo urabeho, ndumva nashaka kugusezera, ndicuza iri kosa nakoze, ndimo ndicuza kuba ntwitiye inda, ariko nanone nta yandi mahitamo mfite. Uru rugamba nararutangije, ngomba no kurukomeza, nzakomeza ndwane kugeza ubaye uwanjye. Ahari wenda bizangora, ariko ugomba kuba uwanjye. Twigarukire kuri Hamza, aba ari mu cyumba yifungiranye,
Crane yaba ari kumwinginga amubwira ati sebe please ndakwinginze fungura umuryango tuvugane. Ese basi nta nubwo ukumbuye kuba uri kumbona? Ntabwo wari ukumbuye ko mba ndi iruhande rwawe? Wafunguye basi ntabwo ndibwirwe nkubaza icyo wowe n'uriya muntu mwari muri gupfa. Sindi bunakubaze ngo ninde, ariko please fungura. Hamuze ati Crane mukobwa nkunda mbabarira ndumva nshaka kuba ndi njyenyine. Crane atoya be ntago nabyemera, njye naje hano nje kukureba, ntago ngarukayo njye nawe tutari kumwe, kandi nasezeranyije iriya ko turi bujyane no mu rugo, yewe ikindi ndetse na dade na mama nabo baragutegereje, iri joro turasangira nawe. Ahari wenda ushobora kuba utabizi ko Carrie ndetse na Raoul baba bazi ko njye nawe dukundana, ariko nubwo batabikwereka barabizi kuko bigize kunyicaza barabimbaza. Ese ubona urukundo ababyeyi banjye bagukunda ari urwaho gutyo gusa? Barabizi ko uri umukwe wabo, bansabye ko iri joro dusangira nawe. None ndagarukayo mbabwira ngo iki? Ndahera ko mbabwire ngo nakubuze kandi nababwiye ko uyu munsi ari off yawe? Ntago bikunda pe. Crane yatangira no kurira. Hamuze ati umugore mwiza mbabarira wirira kuko birambangamira, nanga kukubona no kukumva uri kurira. Crane ati nudakingura nta yandi mahitamo mfite. Hamuze araganzwa agahera kagafungura, ahita ahobera Crane bombi bagatangira kurira. Hamuze ararira ndetse akanahogora. Crane akamubwira ariko sebe ubundi what's wrong? What's going on? Umutima we ndabona washengabaye, ndabona ufite agahinda, ndabona udatuje utari hamwe. Wambwiye wabaye iki? Undi ati mbabarira ntabwo mfite aho nahera nkubwira, ariko ntabwo ntuje, gusa kuba uri hano ndatekereza ndaza kumera neza. Crane aramuhobera, barangiza bakicara mu ntebe, agahera kakamwiyegamiza. Akamubwira ati babe calm down, ibibazo byose waba uri kunyuramo ntago nzi ibintu biguteye agahinda muri kano kanya, nta nubwo nzi bikubujije amahoro, yewe sinzi n'ibigutesheje umutwe, ariko wumve ko nkuri iruhande, ndi mu ruhande rwawe, ndi kuri side yawe. Please mbabarira ndakwinginze, wumve ko njyewe ndi kumwe nawe, kandi ndagusabye ntuzigere wemera kunyura mu buribwe wenyine kandi mpari. Ntuzigere wumva ko uri wenyine, always nzahora ku ruhande rwawe. Ndagukunda, ndagukunda. Hamuze ati ngo iki? Koko se urankunda? Say it again. Crane ati ndagukunda. Hamuze atongera ubimbwire. Ndati ndagukunda babe, kandi iteka nzahora ngukunda. Urukundo rwacu n'urwiteka nk'uko byahoze kandi ni nako bizahora, njye nawe turi umwe. Asigaye ko Imana ibiha umugisha ndetse n'ababyeyi. Tuve kuri aba ngaba bombi twigarukire kuri Jessie. Aba yicaye ari kureba muri telefone. Noneho mu kureba muri telefone aba ari kureba kuri kalenda.
arimo arabara akabona ntibivamo. Simba aramwegera, ariko se ko wamaze umwanya usa naho uri kwivugana habaye iki? Jesse ati shabyihorere, ndabona ibijyanye imbwa zabirwaniyemo kabisa. Simba ati se nibikira? Simba barimo rwose yiyogereza ibyombo, ariko ari kumuganiriza atanamwitayeho gusa ari kumwumva. Undi ati ibintu ndi kubara hano byanshobeye. Simba ati nta mafaranga se nze ngufashe? Jesse ati shagabanya imikino, amafaranga se avuye? None se hari imishinga ufite ugiye gukora ikaba iri gutuma byakomera? Nta mafaranga se ukeneye ngo ushakire umuntu uyaguha? Jesse ati ese ntago ndusha amafaranga, nawe urabizi nta n'ikibazo cy'amafaranga mfite, ahubwo ikibazo mfite ni icy'ubuzima. Simba ubuzima? Warwaye se nze ngujyane kwa muganga? Jesse ati ariko se wambabariye, waba uzi ko ndengeje 2 weeks ntabona period, ndengeje ibyumweru 2. Urabizi njye najyaga muri period nayivamo ukabona kuyijyamo. Kuri iyi nshuro warantanze, nakomeje gutegereza none narayibuze. Simba ati njye ntabwo byantungura. None se urumva bitangaje? Ntuzigire gukora biriya bintu byose ubuzi ko nta ngaruka biri bugire. Jesse ati kuri iyi nshuro nararangaye pe, nyine naragiye nkora ibyo nkora, nari ndiho pressure ya Logan yararimo amamagara kandi nari namubeshye, bituma ngenda nihuta njya guhura nawe. Mu guhura nawe nibagiwe rwose kuba nagura ikinini. Simba ati nuko Imana ibata amazi, doraho nibereye. Kuri iyi nshuro se basi uwo mwana niba unamutwite, niba ntanabizi ko unamutwite, urahera ko mubyarera? Simba bari no guseka. Jesse ati ariko se ubwo nk'ubwo ikintu gisekeje hagati aho ngaho ni ikihe pe? Mbabare umbwire ni ikihe kintu gisekeje ku buryo waba urimo uraseka? Ni mbabare umbwire usekejwe n'iki muri make? Usekejwe n'uko ntwite? Usekejwe n'iki? Hari ikintu gisekeje kirimo? Ndaterega akabi gasekwa n'akeza. None se ubu ngubu nkora iki? Ndire se nzi iruhande rwawe ndire mvuga ati yiwe Jesse aratwite, Mana dufashe. Akimana yaranagowe. Ako njye nibaza umuntu akora amabi, amara gukora amabi agahera akavuga ati Mana mbabarira, Mana mfasha, Mana nsimbutse rya none. Mwaho Imana muba mwari muri kumwe, nkubwira Jesse njye narabikubwiye, ndakubwira ngo hitamo kuba uri kumwe na Logan, nango se uhitemo Gael. Nyuma waje guhitamo, ndakubwira nti reka bariya bagabo ureke n'abandi basore, wanga kunyumva. Ngaho ngo uyu munsi ngo wagiye guhura ngo n'umwarabu, ejo ngo uri n'umumetisi, ejo ngo uri n'umushinwa, ejo ngo uri n'umuhinde, ubundi ngo uri kumwe n'umunyarwanda. Aba diaspora bose nakubwira ase muko imagine ubundi umubiri wawe uteye ute? Ako basiri uzambabarire umbarire, byibura mu cyumweru uhura n'abagabo bangahe? None umbwire mu buzima bwawe maze guhura n'abagabo bangahe? Uzi ko buri munsi neza noneho hamagarwa nk'ukora kuri center. Njyewe waranshobeye pe, cyakoze ufite n'umutsi wowe naragutinya, ariko reka unabikore. None se kuri mwiza, ufite ubwiza bubakurura, teye neza, size yawe niyo, mu ndazwi, imiterere sinakubwira, amaso meza, inzobe nziza, uraka pe. Ntekereza ko niyo Logan yagufatira mu mabata atakwanga. Nuse kuri umukobwa mwiza. Rega na Gael yari yarananiwe kukureka, kandi n'ubu sintegereza ko yakuretse. Nyine wari waramunaniye, ariko kubera ko agukunda agahera kagakomeza nyine kuba ari kumwe nawe. Gusa nyine niba utwite
ushaka uko ubigenza. Ndetse ahubwo ngira kuri clinic unshakireyo test uyinzanire. Simba ati njye sinjyayo. None se zimwe wari waraguze waradepye aho ngaho mu nzu warazimaze? Ko nzi ko bifite ibikoresho byose mu nzu. Gendure muri bya bikapu byawe rebe niba zarashizemo. Ndetse atari kuzika ari byo nshaka kuba nzifitemo, reka ngende ndebe. Ubu ngubu nizarangije mandara ko ngenda nkagura byinshi nkaza ndepa ahangaha. Ndatereka reka byarangiza manda guteze kandi ubigura buri cyumweru. Ubu byujuje. Jesse arahaguruka akinjira mu cyumba asohokana agatest akipima agatereka nka hariya. Simba ati siraje kote. Ibaze noneho usanze ibyo uri gutekereza abaye ari ukuri. Ashira umwanya bareba kuri test bagasanga kuko ni positive. Jesse yifata mu myanya ndangakumirwa agahamagara Isimbi kamubwira ati noneho kambayeho. Ati noneho iyi nda yo ndamenya ari yakangaye. Isimbi ati se kumenyereye gukora swap menyereye kuzikuramo, undi se wamenye iyi noneho ari yakangaye. Simba ati ariko none reka ngugira inama kuri iyo nshuro pe, iyi nda ntuzayikuremo ndakwinginze, ubundi se ni yandi. Jesse ati nzaba nkubwira, reka mbanze ntuze menye icyo ngomba gukora. Ndumva kano kanya nta mahitamo mfite. Ngiye gutekereza icyo gukora wasanga nkoza amabara n'amahano nkakora amarorerwa. Jesse ahera ko akinjira mu cyumba akiyorosa akaryama, imitima ikamubana myinshi, agatangira gutekereza kuri Logan, akibuka ukuntu amukunda, amarira akaba menshi. Tuve kuri Jesse twigarukire kuri papa Eze. Calvin baba bamusezereye mu bitaro hamwe n'umugore we, abari kumwe na Tesi. Bagisohoka mu bitaro bahura na Deborah. Deborah akibabona aza basanga, ariko Calvin agashaka guhunga ngo agende. Kasara murakamubwira ati se kuri guhunga ni Deborah, reka tumusohoze. Calvin ati ndumva ndashaka kurebana nawe mu maso. Kasa tugomba kurenga hahise hawe, ntabwo ugomba gukomeza kuba imbata y'ahahise. Deborah twaramubabariye, njyewe naramubabariye kandi nawe ntekereza ko wamubabariye. Ikindi niba ubona Deborah ukumva wakiruka nikimenyesha ko wowe ubwawe utaribabarira. Ese n'ubu ntabwo uribabarira? Njya amakosa yose wankoreye narayibagiwe. Deborah ahita abageraho agahera kakabaramutsa. Nuko baramutsa Tesi ni wowe ufite uruhinja. Deborah arareba bikamucanga, akabona Tesi afite uruhinja, akabona Calvin araho, akareba akabona Kasi nawe arahari. Umutima akibaza ati none se Calvin yaba yarashatse undi mugore akamubyarira ko meruka umugore watabyara? None se nyiri mu mutima biramucanga akibaza none se uyu yaba ari mukeba uw'Akasi? Ahita avuga ati nimumubwire, nizere ko ibyo ndi gutekereza atari ukuri. Kasi ati ibintu uri gutekereza ni ukuri da? Deborah ati ni ukuri? None se nyuma yanjye yazanye undi? Kasi ahita aseka, undi ninde? Undi ni ibiki? Deborah ati none se uyu nguyu ndi kubona ninde?
Kasi ati yitwa Tesi. Debora ati ntago ndi gusobanukirwa. None se nawe ni umugore wa Calvin? Kasi aseka aramubwira ati oya, ninjye mugore urabizi. Uyu nguyu rero ni umuvandimwe wanjye. Debora ati wimbeshye, ndabizi ko nta muvandimwe ugira. None se waje kugira umuvandimwe ryari? Kasi ati ni Imana yamumpaye. None se uru ruhinja mbona ateruye? Kasi ati ni urwanjye. Debora ati no way, unbelievable, bishoboka biteze? Wowe se? Kasi warabyaye? Ati ni ukuri Imana ishimwe. Debora ahita apfukama hasi agahereza Imana icyubahiro. Kasi na Calvin bararebana bakumirwa. Debora ahita avuga ati Mana ushimwe, Mana we urakomeye, kora imirimo n'ibitangaza. Nkomeje kugenda ntangazwa n'imirimo y'amaboko yawe. Ahita ahaguruka agahobera Kasi, ubona mwishimiye n'ubwuzu bwinshi, ahobera Calvin kavuga ati nukuri ndabanezererewe, nukuri hashimwe Imana ibikoze, Imana yibare kubaha urubyaro. Debora atangira no kurira. Kasi ahera ko agatangira kumuhanagura amarira, kamubwira ati nta mpamvu yo kurira Debora, ahubwo uzadusure mu rugo. Bari badusezereye nuko twari tukubonye tukanga kugenda tutakuramukije. Debora ati mbega inkuru nziza, ndumva nishimye pe, ndishimye cyane sinabona ukuntu mbivuga, Mana we, ariko Imana ni nziza di. Bahera ko bakamusezera bakinjira mu modoka, ariko Calvin agenda atavuga. Kasi ariko nakubajije waribabariye ubundi? Calvin ati nanjye sindibabarira, sindakira ibibi nagukoreye. Kasi ati impamvu nuko utarababarira wowe ubwawe ngo narekura hahise. Ndakwinginze uhereye uyu munsi rekura hahise hawe wibabarire, kuko njye narakubabariye. None se tuzarera umwana wacu gute ugifite ipfunwe ry'ibyo wakoze? Njye narabyibagiwe kandi trust me. Ahera akamufata mu biganza akanamusoma, kamubwira ati ndagukunda, rero wikomeza gutekereza hahise, tuve kuri aba ngaba bombi, ahubwo twigarukire kuri Jesse aba ari kumwe na Logan. Logan aba yicaye ariko ari kumwe na Jesse bari kuganira. Aranze akabwira ati ko nibagiwe kukwakira be, ashize umwanya munini, ntago ndakwakira. Yego waje ngukumbuye nibagirwa kukwakira. Kamubwira ati kandi ndabizi ko ukunda kunywa yogurt, so reka nkuzanire kandi ndabizi ko harimo ikonje. Aramuzanira akamuhereza, undi rwose aba ari guseka ameze neza nta kibazo. Logan amuhereza keya akamufungurira ya yogurt akamuhereza, undi akinywaho ahita yumva imuntu mbese oderi ya yogurt isa nkaho imuhumuriye nabi, akumva iri kumunukira, akumva ntazi ukuntu bimeze, isesemi ikazamuka, agahita yimokora, ahita ahaguruka byihuse agatangira kuruka. Logan ahita abona bidasanzwe, kamwigira kamubwira ati sebe meze neza? Undi ati never mind, meze neza, ntago nzi ikintu cyari kibaye, ahari nuko yari inkozi. Yanga kumubwiza ukuri, kamubwira ati ahari nuko yari inkozi. Ahera kakamufasha, yarangiza kongera kamwicaza mu ntebe, kubera ko ahita atangira no gutengurwa, kabona afite nimba. Akamubaza ati sebe waba urwaye? Ko mbona uhise usesa n'urumeza, ndabona uri no gutengurwa, ayuhoke ntabwo ngujyane kwa muganga, hari ikindi kibazo ufite? Mbese atoya.
Logan ati none se basi nkwakiriza iki kintu? Jesse ati basi nshakira ikintu cyo kurya. Logan aragenda akamutegurira special, ashira akanya akamuzanira. Jesse yaba akiyiryaho nayo bikabuko tangira kumukorwa. Logan aramwitegereza akambwira ati be ntabwo umeze neza, tugende kwa muganga. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Jesse arabyemera bajye kwa muganga? Ese nibagera kwa muganga aho ngaho bakamufata ibizamini ntibari buze gusanga atwite? Ese Logan naramuka amenye ko umukobwa bakundana atwite bizagenda gute? Inkuru yitwa Nambabazi naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.